There's a chance the book of Enoch. ati hari amahirwe ko igitabo cyangwa se ibyanditse mu gitabo cya Enoke bishobora kuba ari ukuri biramutse bibaye ari ukuri. According to what we now know, dukurikije amakuru tuzi nonaha igitabo cya Enoke banze ko kijya muri Bibiliya mu kinyejana cya 4 nubwo bari guhitamo ibitabo bizajya muri Bibiliya uziko ari byinshi bakuyemo nk'ivanjiri ngo y'Abayuda n'ibindi bitabo byinshi. Ubwo bagiga guterateranya bakavuga ati tugiye gufata ibitabo tubibumbire hamwe aba ari byo bikora noneho icyitwa Bibiliya ari uyu munsi tubona. Hari ibitabo byinshi ngo byagiye bikurwamo. Igitabo cyanditswe n'uwitwa Enoke cyakuwe muri Bibiliya bagikuyemo mu mwaka bagikuye mu kinyejana cya 4 nyuma y'ipfa rya Yesu Kristo cyangwa se ivuka ry'ibishifata uko bishaka nyuma y'ipfa rye. What if this isn't the case? Impamvu nanone bavugaga ati igitabo cya Enoke twagikuye mu byanditswe ntikizajya muri Bibiliya, bavuga ko ari igitabo gishobora kuba gihabanye cyangwa se kivuga ku bintu bitari byo cyangwa se gihabanye n'ubushake bw'Imana. Icyo gitabo banga ko kijya muri Bibiliya, ariko se none bakavuga bati ese icyo gitabo ahubwo kiramutse cyarakuwe muri Bibiliya bitewe n'uko cyari igitabo kivuga ukuri kwinshi cyane cyanatwerekaga uko ikiremwa muntu kimeze, ibiri kuri iyi si twebwe uyu munsi wa none tutazi n'ibindi bintu bihambaye cyane, bakagira ubwoba bw'icyo gitabo. Akaba ariyo mpamvu bakuyemo icyo gitabo cya Enoke. Nk'uko mu bisobanurwa muri icyo gitabo cya Enoke, icyo ngicyo bakuye muri Bibiliya ababashije kugisoma nubwo kitari muri Bibiliya ariko kiri hanze. Icyo gitabo cya Enoke cyanditsemo ko ari muri bya bihe abamarayika bitwaga ngo ni ba Watchers cyangwa se babandi barebereraga nk'abarinzi. Abo bamarayika bivuga ko ngo abo bamarayika baje bakigomeka ku Mana yabaremye, bakamanuka mu isi bagatangira kwigisha ikiremwa muntu ibintu ikiremwa muntu kitakagombye kuba cyaramenye. Ndagira ngo mve bimwe mu magambo bakeka ko bituma ikira gitabo cya Enoke kitarigeze kijya muri Bibiliya baragikuyemo. Ngo ni igitabo kivuga, munabizi twese turabizi ko hari abamarayika bigometse ku Mana bitwaga ba Watchers cyangwa se abarinzi, bamanuka ku isi. Abo bamarayika ngo bamaze kwigomeka ku Mana bakamanuka ku isi, ngo Imana yababajwe nuko ngo nibiri mu gitabo cya Enoke ndetse no muri Bibiliya ariko byagiye bivugwamo ngo abo bamarayika bashobora kuba barageze muri Bibiliya aho harimo ko abo bamarayika bamanutse ku isi bakaryamana n'abantu n'ikiremwa muntu n'abagore babo ku isi, ngo babonaga ari beza cyane. Ariko ibindi byinshi ntabwo bagenda babigarukaho. Ariko nanone bikaba bivuga ko bari abamarayika bamanuka mu isi kuko bari abahanga cyane barabanye n'Imana, ngo bageze ku isi batangira kwigisha ikiremwa muntu ibintu tutakagombye kuba twaramenye, mbega ibintu n'Imana itifuza ko tuzamenya. Ari cyo gihe ngo abo bamarayika bageze ku isi bagatangira kwigisha ikiremwa muntu kubara babarishije inyenyeri, kumenya ibintu by'ibihe, kumenya mbega ibyo twakwita nk'ubukonikoni cyangwa se za mbaraga nyine zidasanzwe ikiremwa muntu zitari zararemanywe. Ari usanga mwese musigaye muzi nk'amarozi n'utuntu nyine tw'ubupfumu, utuntu nk'utwo ngutwo, utuntu two kuragura, ukaba wabasha kumenya ibyazaza bitewe n'imbaraga mukoresha. Bikavuga ko abamarayika bamanuka mu isi batangiye kwigisha ibyo bintu ikiremwa muntu. Wumve ikindi kintu ngo abamarayika batangiye kwigisha ikiremwa muntu bakigera ku isi, ba Watchers batangiye kwigisha ikiremwa muntu nibiri mu gitabo cya Enoke, kwigisha ikiremwa muntu gukora intwaro za kirimbuzi. Ngo nibwo abantu batangiye kumenya gucura inkota, nibwo abantu batangiye kumenya gukora ingabo zibakingira n'ibindi bitwaro bakoreshaga birimo n'ibyaturikaga muri icyo gihe bigashwanya guzana. Ngo n'abamarayika bamanutse ku isi batangira kubyigisha ikiremwa muntu. Ndetse abo bamarayika ngo bageze ku isi batangiye kuryamana n'abagore bacu bo ku isi, batangira no kubyarana nabo. Muri uko kubyarana n'abagore bo ku isi nibwo baje kumera nk'abakozi bimeze nk'ivuguruza ry'iremwa ry'Imana. Abamarayika bageze ku isi babyaranye n'abagore bo ku isi, babyara abo twita abanefilimu cyangwa se abanefiri uko mujye mubyita. Mujye mwumva ngo abamarayika baje ku isi baryamana n'ikiremwa muntu, ni ibintu Imana itari yarateguye gutyo. K'abamarayika ntabwo ari ibiremwa nkatwe byaremwe mu mukungugu, ntabwo ari byo. Abamarayika bafite uko baremwe, twebwe ikiremwa muntu Imana yaratubumbabumbye, ndetse bivuga ko ikiremwa muntu ari nacyo kiremwa gitangaje Imana yitondeye kirenze ibindi biremwa byose. Abamarayika barangije amanuka mu ijuru baza kuryamana n'abagore bo ku isi, bituma babyara ibindi biremwa bitandukanye n'ibyo Imana yari yarateguye. Ibaze ni ikimanyi cyangwa se niba twabyita umumetisi hagati y'umumarayika n'ikiremwa muntu. Abo bana baje ngo ari abasore cyane, ari amagiant, aribo bitwa abanefiri cyangwa se nefilimu nkuko wabyita. Gusa nanone ngo icyo gitabo cya Enoke bakuyemo gisobanura ibyo bintu byose neza, ku buryo kigera naho kitubwira ngo muri icyo gitabo gusangamo uburyo izuba riteyemo, pozisiyo ririmo mu kirere, andi masi akikije iyi yacu. Icyo gitabo cya Enoke kivugwamo ngo ibyerekeranye ngo n'ibivejuru byasaga gusura isi arizo za alien. Ibaze Enoke ni umuntu wa kera cyane
kera cyane, ariko kera cyane mbere ya Nowa, mbere y'umwuzure. Ibaze icyo gitabo Enoke yanditse kirimo ibyo bintu byose ngo bivuga ko za alien zazaga gusura isi yacu. Ibyo bintu byose, ibi byose byari biri mu gitabo cya Enoke. Niyo mpamvu ngo bakeka ko ariyo mpamvu nubwo bavuze ngo sibyo, bakeka ko igitabo banze ko kijya muri Bibiliya. Ndetse ngo icyo gitabo kikaba gikubiyemo ibyo twakwita ngo ukwezi aho kwabaga kuri, uko umuntu yari kubasha kuba yanahagera, ndetse nanone ngo naho abo bamarayika bamanutse mu ijuru uyu munsi wa none bashobora kuba bari. Ubwo abamarayika bamanukanye na Satani, bari bo bitwa abadayimoni. Mbega ngo cyari igitabo gisa nkaho kirimo ibintu bisa nk'ibiteye ubwoba, cyangwa se birimo ubuhanuzi bwinshi cyane. Babona icyo gitabo ntabwo gikwiye kujya muri Bibiliya. Icyo gitabo rero kuki tukigarutse uyu munsi wa none, ko banze ko kijya muri Bibiliya, cyaje kuboneka gute? Ubu ngubu biri muri icyo gitabo byinshi birazwi. Uyu munsi nibyo ngira ngo tuganireho, kuko maze iminsi mbona abantu benshi bahora mu mpaka bavuga ngo icyo gitabo cya Enoke kirimo ibiki, icyo gitabo cya Enoke kirimo ibiki. Icyo gitabo cyari cyaranahanuye no kuza kwa Yesu Kristo, cyangwa se Mesaya. Ni byinshi biri muri icyo gitabo. Mbere ko dukomezanya, ibuka kureba hasi handitse subscribe ukandeho, ubundi tujye dukomezanya nawe uvuga ati umusanzu wawe utanze wo gukora subscribe biradufasha twese. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka. Ni abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Reka twinjire kuri iki gitabo cya Enoke, tumenye ubundi iki gitabo ni igitabo nyabaki gikomeje kuvugisha abantu hirya no hino ku isi bibaza n'ibiki bikirimo. Iki gitabo cya Enoke ni kimwe mu gitabo gikubiyemo ngo ubumenyi, cyangwa se ibyo twakwita nk'amagambo cyangwa se ubumenyi buhambaye cyane, kandi busa nk'aho buteye ubwoba, buteye n'urujijo, mbega bucanganye cyane kurusha ibindi bitabo byose byigeze bibaho. Bivuga ko ngo nanone iki gitabo cya Enoke kiri mu bitabo bikubiyemo ngo ubuhanuzi bwinshi bw'ibizaba, kikaba gikubiyemo amahishurirwa menshi arenze ayanditse mu byahishuwe. Ndetse iki gitabo cya Enoke ngo kikaba gikubiyemo ibintu bidasanzwe, cyangwa se birimwe bidasanzwe byagiye biza kuri iyi si n'izindi mbaraga zidasanzwe mu gihe cya Enoke. Ndetse iki gitabo nicyo gitabo ushobora gusangamo ibirimwe bidasanzwe byabaye kuri iyi si, babiganiraho byimbitse, ntaho wumvamo amakuru ahambaye b'abamarayika bamanutse mu ijuru bitwaga ba Watchers, babandi twatangira umbabwira. Bamwe babonye abagore bo ku isi ngo bakababenguka bakigomeka ku Mana, bakaza kujya biryamanira n'abagore bo ku isi. Nanone icyo gitabo kikavugwamo abitwa zino za aliens, zino tujye twumva ngo ibive hejuru ngo byaturutse ku yindi migabane bya jina. Icyo gitabo cya Enoke bivugwa ko ngo kizi cyane ngo kivuga ku byerekeranye nanone na za alien n'ibive hejuru, ko ukuntu byagiye bisura isi mu myaka ya kera. Ikindi nanone kino gitabo ni nacyo kivuga ku buzima bw'abanefili cyangwa se Nephilim, babana babyawe hagati y'abantu n'abamarayika, ubuzima babayeho ku isi n'ibibazo bagiye bateza ku isi, wibuke Imana ijya kuzana umwuzure. Nanone bikavuga ko ngo iki gitabo impamvu kitemejwe kujya muri Bibiliya cyanditswe na Enoke, ngo cyari kirimo ibintu byinshi abenshi tubona nk'urujijo, cyangwa se bisa nk'ibirenze ubwenge bwacu, bisa nk'ibisobanuro, cyangwa se bigashyira ibintu byinshi cyane byerekeranye n'Imana, kandi byakagombye kuba ari ubwiru ku kiremwa muntu. Ese koko ibivugwa muri iki gitabo byaba ari ukuri? Ese koko Imana niyo yaba yarabigizemo uruhare kugira ngo iki gitabo cya Enoke kiburirwe irengero, gisigare mu bihuha hashira igihe kinini kitaragaragara, kugira ngo amabanga Imana ari muri icyo gitabo yifuzaga ko atagera ku kiremwa muntu? Imana yaba ariyo yatumye icyo gitabo kiburirwa irengero hagashira imyaka myinshi cyane, kugira ngo ikiremwa muntu kitazamenya ayo mabanga byihuse. Uyu munsi reka twinjire neza muri ano mabanga, akantu ku kandi, tumenye iby'iki gitabo. Mbere yuko ubundi dutangira kugira ngo tumenye iby'iki gitabo cyanditswe na Enoke, ubundi tubanze tumenye Enoke ni muntu ki. Kugira ngo umenye Enoke rero wa nyawe, fungura Bibiliya yawe
urebe mu ntangiriro umurongo wa 5 cyangwa se babyita umurongora, ufungure mu ntangiriro umurongo igice cya 5 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 24 nibwo uri bumenye Enoke ni muntu ki avugwa muri Bibiliya. Aho hantu nanone muri icyo gitabo mu ntangiriro haravuga ati Enoke yabayeho imyaka 65, amaze kuzuza imyaka 65 nibwo yaje kubyara uwitwa Metusela. Nyuma yo kubyara Metusela cyangwa se amaze kuba se wa Metusela, n'ibyanditswe hano mu ntangiriro ngo yakomeje kwizera Imana ndetse agendana n'Imana. Enoke bivuga ko ngo atari umuntu nyine wizeraga Imana biraho gusa, bivuga ko ngo Enoke yagendanye n'Imana imyaka igera kuri 300, ndetse ngo Enoke aza kubyara abandi bana, abyara n'abandi bakobwa, abana b'abahungu n'abandi b'abakobwa. Enoke ngo imyaka yose yabaye kuri iyi si ni imyaka 365. Enoke ngo muri iyo myaka yose 365 yabaye kuri iyi si yacu yabayeho yizera Imana, ari umuntu ugendana n'Imana mu byo akora byose, kugeza ubwo Imana yaje kumwijyanira ajyanwa mu ijuru. Mu bantu bagiye mu ijuru badapfuye, Enoke ubundi ngo ari ku mwanya wa mbere, niwe muntu wa mbere, we na ba Eliya n'abandi abo nabeje mundi ba Eliya. Enoke we nuwo kera cyane. Uwo Metusela wumva nanone bavuze ati niwe mwana Enoke yabyaye bwa mbere. Metusela niwe sekuru wa Nowa, kugira ngo wumve ukuntu bano bantu ari abakera ba Enoke atari nk'aba ngaba bejo bundi, ba Musa bejo bundi, bande bejo bundi. None no kuvuga ngo uyu Metusela nukuvuga ngo Enoke ni sogokuruza nanone wa Nowa. Nowa wa undi nyine muramuzi Nowa. Enoke turi kuvugaho ni sekuruza abyara sogokuru wa Nowa. Kugira ubyumve neza ngo uyu mugabo kubera kugendana n'Imana no kumvira ibyo Imana yamubwiraga, Enoke ari umwe mu bantu bagiye mu ijuru badapfuye, babandi byitwa ngo barazamuwe. Uyu mugabo nanone ngo usibye kuba yari umuntu wizera Imana w'umuhanga cyane, ikindi ngo akaba yari igitangaza, akaba ari nawe sekuruza wa Nowa. Nowa umuntu Imana yishimiye cyane kugeza ubwo ari we muntu rokoye. Ubwo urumva abarokotse mu nkuge bose barokotse ku isi, icyo gihe urumva ko nabakomoka n'ubundi kuri Enoke, n'umwuzukuruza wa Enoke ari we Nowa warokoye abantu mu nkuge. Ikindi ngo Enoke bivuga ko ngo Enoke buriya Yesu ari mu gisekuruza cya Enoke, uriya muryango Yesu nyine yavutse mari ku isi ni igisekuruza nyine cya Enoke. Ndetse nanone ngo uyu mugabo yagiranye umubano n'Imana wihariye, kugeza ubwo Imana ivuze ati we kubera umubano mwiza twagiranye ntago natuma usogongera no ku rupfu, ugomba kuza nka kwijyanira ukagenda udapfuye, kimwe n'abandi bantu badasanzwe bavuga muri Bibiliya babarirwa ku ntoki bake cyane bagiye bajya mu ijuru badapfuye. Cyane ko n'ubundi abantu bagiye mu ijuru badapfuye ni Eliya, ni Enoke na Mariya uriya nyina wa Yesu. N'abo bantu batatu menya bavugwa bonyine muri Bibiliya, nimba hari undi muraza kunyongeraho muri comment, ariko abo bantu batatu bonyine bagiye mu ijuru badapfuye, Imana ikabijyanira. Nanone ngo bivugwa ko ngo Enoke iyo Bibiliya iri kumuvugaho cyangwa se abandi bantu bari kumuvugaho muri ibi bitabo byeri biri kuvuga kuri Enoke, bivuga ko ngo ari we muntu udasanzwe mu biremwa byaremwe n'Imana, kuko ngo ndetse n'imbere mu n'umuntu wese wanyuze imbere y'amaso y'Imana niwe muntu wanejeje Imana cyane. Enoke ngo Imana yaramwishimiye cyane, igiraho imwihamagarira ngo yijyanire mu ijuru, amuzamura adapfuye. Uyu mugabo nanone rero ngo akimara gupfa ngo ni benshi bagiye bizera, ndetse ngo byavugwa ko uyu mugabo yasize yanditse igitabo twagereranya nuko twabonye igitabo cyitwa ngo ni Isezerano rya Kera n'uyu munsi kigiye ari. Ngo Enoke nawe ngo bitewe n'ukuntu ngo yari umuntu w'Imana bya hafi, ngo bivuga ko Enoke nawe yasize igitabo gihambaye cyane, ari cyo uyu munsi wa none tugiye no kuganira, ndetse kikaba ari igitabo ngo kivuga ku bintu byinshi bigiye biteye ubwoba, cyase ibintu birimo amahishurirwa menshi, ubuhanuzi mbega mu yandi magambo bwinshi. Nanone bukaba bukubiyemo ibintu by'imbaraga zidasanzwe n'ibindi bintu twe tutigeze tumenya ko bishobora kuba byarabaye kuri iyi si. Ndetse nanone ngo bikavugwa ko Imana ubwayo ishobora kuba yari yagize uruhare muri iki gitabo cya Enoke, bitewe n'ibintu byari bigikubiyemo n'amabanga adasanzwe n'ubumenyi budasanzwe bwari buri mu gitabo cya Enoke. Imana ubwayo yakumiriye iki gitabo kugira ngo kiburirwe irengero umunsi Enoke nawe acaho, kugira ngo abantu bo muri icyo gihe batazigera babona kino gitabo, kuko cyari kirimo ibintu byinshi cyane kandi bihambaye cyane. Bikavuga ko ari Imana yatumye iki gitabo tutahita tukibona. Nanone ngo iki gitabo nanone gikomeje kuvugisha benshi kugeza uyu munsi wa none. Nujya kuri Google ukandikamo Book of Enoch uraza kubona ni ibintu byinshi bikivugwaho, n'aba professeur bahambaye cyane, n'inzobere nyinshi, ndetse iki gitabo cyabaye ikibazo hano hanze. Niyo mpamvu uyu munsi navuze ni murabizi ibintu byose bivugwaho cyane tubizana no kuri YouTube channel yacu Enoch Entertainment,
kugira ngo nugira nawe uhurira nabyo nawe uzabe hari amakuru make ubifiteho utazisanga gutyo gusa. Iki gitabo rero cya Enoke cyari gikubiyemo iki? Bivuga ko ngo cyane cyane iki gitabo cya Enoke cyari gikubiyemo ibintu byose bisa nkaho byabaye imbere ya wa mwuzure waje ukarimbura isi, hakarokoka Nowa n'umuryango we gusa n'inyamaswa Imana yari yagiye yihitiramo ikigabo n'ikigore. Icyo gihe nanone uwo Nowa warokotse ni umwuzukuruza wa Enoke tugiye kuvugaho. Icyo gitabo rero cyari kirimo ibiki byabaye imbere y'umwuzure. Nanone ngo bivuga ko ngo muri icyo gitabo Enoke yari yaranditsemo ibyerekeranye na ba bamarayika, anapuresiza umubare wabo, avuga ati ni abamarayika 200 bigumuye ku Mana bamanuka mu ijuru ngo kubera bari aba watchers barindaga isi, bakaza kurinda. Imana yabwiye ati mujye muncungira murebe ibibera mu isi, bagacunga ngo nibwo baje kubona abakobwa ngo bari koga. Abamarayika baravuga ati bari abakobwa nyamaza, twamanuka tukajya kuryamana nabo. Nibwo ngo abamarayika bagera kuri 200 nk'uko biri mu gitabo cya Enoke kibivuga, ngo bamanutse nabo bireka ivuga ko ari abamarayika bamanutse n'ubundi, ariko Enoke yanarapuresiza n'umubare wabo ko ari 200 bamanutse ngo ku isi bakaza gushyingiranwa cyangwa se bakaza ngo kurongora nk'uko bivugwa nyine byo gushyingiranwa simbizwa, bakaza kurongora abagore bo ku isi. Ndetse muri uwo mubano wabo bagore ndetse n'abo bamarayika, muri uko kuryamana kwabo niko haje kuvukamo abana bitwaga Nefilim ni abantu badasanzwe, babyitwa ngo ni amagiant yabaye kuri iyi si, apana bya bindi ari kubiraho gusa, ku buryo bavuga bati abana bavutse hagati y'abamarayika ndetse n'ikiremwa muntu bivuga ko ngo aribo magiant ya mbere yabaye, cyangwa se bya biremwa birebire binini by'ibisore bidasanzwe, ku buryo bivuga ko bari abamarayika ngo banganaga umubare. Abo bana bakomotse hagati y'abamarayika n'ikiremwa muntu, abo bitwa abanefili. Abanefili ngo bivuga ko ngo bareshyaga na metero 140. Uyu munsi wa none turabona abantu barikina za basket bareshya na metero 2.5 tugasara tukavuga ati bano bantu ntago basanzwe, ntago babaho. Icyo gihe bivuga ko abanefili bareshyaga na metero 140 z'uburebure, bari abasore bidasanzwe. Ndetse ngo ibyo biremwa byakomeje kuba kuri iyi si kugeza ubwo Nowa yubakaga inkuge. Nowa yamara kubaka inkuge agacaho. Nanone ngo abo bamarayika bamanutse ku isi kubera ubumenyi bwinshi bari barakuye mu ijuru, n'ubundi barigometse ku Mana. Nibo ngo bageze ku isi batangira kwigisha ikiremwa muntu, cyane cyane babagore bari barashakanye nabo ku isi, batangira kubigisha ibyo twakwita, nimba twabyita nk'imbaraga zidasanzwe, bya bindi muri iminsi dushobora kuba twakwita nk'ubukonikoni cyangwa amarozi, cyangwa se imbaraga zidasanzwe nyine ku buryo umuntu ashobora gukora ibintu ukabona ntabwo ari imbaraga z'ikiremwa muntu. Bari abamarayika ngo nibo ba mbere babizanye ku isi, batangira kubyigisha ikiremwa muntu bahereye kuri babagore baryamanaga nabo. Umuntu wese wabaye mu ijuru yari azi tekinike mu ijuru bakoresha bakora utuntu tudasanzwe, abamarayika bazizanye ku isi batangira kuzigisha abagore bazo. Ndetse nanone ngo abo bamarayika nibo batangiye kwigisha abantu kuri iyi si uburyo wakoramo inkota, intwaro, gukora zino ngabo zikingira zino ku rugamba bakoreshaga zino za shield, ku buryo umuntu agutera ikintu ugakinga. Ati aba bamarayika nibo batangiye kwigisha abantu ibyo bintu byose ku buryo umwanzi we wamushyira hasi, ndetse batangira no kwigisha ikiremwa muntu uburyo wakoramo ibiturika cyangwa se ibisasu n'intwaro za kirimbuzi. Ndetse nanone ngo abo bamarayika nibo batangiye kwigisha ikiremwa muntu uburyo cyo ushobora kuba wakura imiti yakuvura mu bimera, kwa kundi ushobora kuba wakora imiti bya bindi usigaye ubona umuntu, urabizi kera twivurishaga ibyatsi ukavuga ati iki byatsi bivura ibi n'ibi, cyane ko n'ibi binini byinshi n'ubundi bigenda biva muri ibyo byatsi hirya no hino bigenda bituvura. N'abanefili ngo n'abanefili n'ababyeyi babo bamarayika batangiye kubyigisha ikiremwa muntu, utwo tuntu twose tw'utumaryeri ubona tudasanzwe nibo batuzanye batwigisha abantu ku isi. Abo bamarayika mu ijuru bitwaga ba watchers cyangwa abarinzi, bamaze kugera ku isi urumva n'ubundi bari barivanze natwe, bageze ku isi batangira kwitwa abigometse ku Mana, ntabwo bari gombaga gukomeza bitwa ngo ba watchers cyangwa se abarinzi. Ngo bageze ku isi ikibi cyaragiye kiriyongera ku isi, ububi buba bwinshi, intambara ziba nyinshi, ubwicanyi n'urugomo. None babana b'abanefili babo babakomokagaho kubera babaga ari abasore baza umwana ureshya na metero 140 ni ukugenda akandagira umuntu ureshya na metero amushwanya gusa. Ati urugomo rwaragiye ruba rwinshi ku isi, ndetse bitangira kubangamira ibiremwa Imana yaremye. Nimba Imana yararemye abantu nkatwe tumeze gutya, ukazanamo ubundi bwoko bukaryamana natwe abantu, ubwo hakaza abantu bafite ibaraga bidasanzwe, ububangamiye ubushake bw'Imana n'ukuntu yari irateguye izaremamo abantu, utangiye kutwinjizamo ibintu bindi. Ati ibyo bintu byababaje Imana. Ibi byose turi mu gitabo cya Enoke, nibiri mu gitabo cya Enoke turi kuganiraho. Ngibyo bintu ngo byababaje Imana cyane, Imana yohereza itsinda cyangwa se batayo nkuko twabyita mu Kinyarwanda. Imana yohereza nka batayo y'abamarayika noneho b'abakozi bayo, ngo bamanuka mu isi baze ngo barwane n'aba bamarayika bari barigometse babandi 200 n'abo bari barabyaye. Ngo abamarayika bamanuka mu ijuru baza guhangana n'ibyo biremwa byari bisigaye biri ku isi biri kuhateza akavuyo, byari byaraturutse mu ijuru.
kugeza ubwo ibyo biremwa byose abamarayika bari baturutse mu ijuru babirimbuye, nanone Imana irongera iratsinda. Icyo gihe kandi ngo iyo ntambara yabaga nibwo nanone Nowa yari ari kubaka inkuge ye. Nowa yari ari kubaka inkuge, Imana yaramubwiye ati gukora utuntu twawe ndaje nkwereke. Nibwo Imana yishigusha ya mvura nyinshi cyane yaje ikarimbura iyi si yacu. Ni imvura ivuga ko yaguye iminsi 40 n'amajoro 40. And wiped out the human race, sparing only. Iyo mvura yaguye iminsi 40 n'amajoro 40 niyo yaje irimbura ikiremwa muntu cyose kindi cyari kiri ku isi, kuko ngo cyari ikiremwa cyari cyaragomeye Imana cyane. Kandi ngo ibyo byose ari byari byaratewe n'abo bantu bari baramanutse cyangwa se abamarayika bari baramanutse mu ijuru n'urubyaro rwabo, n'ibyo baje bakigisha abantu. Bivuga ko ngo Imana itifuza ko ibyo bintu twagombaga kubimenya, ntabwo byari byiza kuri twe. Icyo gihe harokotse Nowa n'umuryango we, turacyari mu gitabo cya Enoki. Nanone kandi ngo bivugwa ko usibye n'ibyo ngibyo byabo bamarayika bamanutse mu ijuru, ngo bivugwa yuko nanone ngo iki gitabo cya Enoki ari cyo gitabo cyonyine cyanditswe kera cyane kiba gisobanura neza ibyerekeranye na biriya bintu duhora twumva ngo ibivejuru byasuye isi, ukumva ngo ziriya piramide zo muri Misiri ukurikije ukuntu zubatswe mu gihe cya kera, ngo n'ukuntu nta tekinoloji yari cyangwa se n'ukuntu ibipimo bya piramide bimeze, ngo ntabwo ikiremwa muntu cyabasha kuba aricyo cyubatse ziriya piramide no muri iriya myaka. Bakavuga ko ngo ari alien zubatse ziriya piramide ziriya zo mu Misiri n'uyu munsi tugisura. Mujya mubibona nyine bakomeza bavuga ati alien zaje ku isi, nizo zakoze ibi, nizo zakoze ibi n'ibi. Icyo gihe bivuga ko nanone muri iki gitabo cya Enoki ngo harimo amakuru y'ibyerekeranye, harimo amakuru y'ibyerekeranye na za alien cyangwa se ibivejuru, ko byajyaga bisura isi guhera muri iyo myaka, ndetse ngo byigeze no kwibonanira na Enoki bakaganira. Ndetse nanone ngo bikaba ari iyo mpamvu cyangwa se ngo abenshi bizera ko igitabo cya Enoki impamvu kitagiye muri Bibiliya ari uko cyari kibitse amabanga menshi cyane n'ibintu byinshi abantu tutari kwita tubasha kudijera cyangwa twumve ibyo ari byo. Cyase harimo nanone izindi mbaraga n'amabanga menshi yagombaga gutuma twifashisha, ugasanga abantu muri icyo gihe babaye babi cyane kurushaho. Nanone ngo muri icyo gitabo cya Enoki bikavuga ko ngo alien zagiye ziza ku isi, ahanini zije kugerageza kwivanga n'ikiremwa muntu cyari kiri ku isi, kugira ngo babashe kuba nanone bakora nk'icyo twakwita n'urubyaro cyangwa se abantu bakomoka hagati ya alien n'ikiremwa muntu, kugira ngo abo bantu nanone abo bana bazavuka hagati y'abantu na alien zibafate zibasubize kuri ya mibumbe tujya tuvuga ngo alien zaturutse kuri iyi mibumbe iyi n'iyi. Ati bivugwa ko muri icyo gitabo ibyo byose byari bikubiye. Ndagira ngo mfande magambo. Nanone muri icyo gitabo cya Enoki ngo harimo amagambo avuga ngo Enoki burya ntago ari umuntu ngo wabanye n'Imana, kumwe bibiri bivuga ngo yabanye n'Imana agendana n'Imana akiri ku isi, ngo ibyo ngibyo gusa birangirira ngo Imana yaramukunze iza kumujyana mu ijuru ngo ajye kwiberayo na n'uyu munsi. Ahubwo ngo muri icyo gitabo cya Enoki ngo hananditsemo ko Enoki yari umuntu wajya unyuzamo gutya akagira gutya akazamuka akajya mu ijuru, yagera mu ijuru akaganira n'Imana, Imana ikaba yamuha ku mategeko n'utundi tuntu agomba kugenderaho n'ubundi bumenyi azana ku isi, akagaruka ku isi asubira mu ijuru agaruka mu isi. Ibyo biri mu gitabo cya Enoki. Nanone bivuga ko Enoki ari umuntu wajyaga mu ijuru agataha ku isi asubira yagenda agaruka yarahageze muhira. Ndetse nanone bikavuga ko ngo icyo gitabo cyari gikubiyemo ubumenyi n'ubuhanga budasanzwe. Enoki yari yaragiye ahishurirwa bwerekeranywe n'iremwa ry'isi ndetse n'ibiri mu isanzure ry'ikirere n'uyu munsi tutarabasha gusobanukirwa, tuba tugerageza kugenda dusobanukirwa. Ndakubwiye ngo mu isanzuremo ibintu byinshi n'uyu munsi tutabasha kumva, mbega tuba tubona gutya ariko tutazi ngo byakozwe gute, byari bigamije iki. Ibyo byose ngo mu gitabo cya Enoki byasaga nk'aho bisobanutse cyangwa se ubwo bumenyi bwose burimo. Ndetse nanone ngo bikaba byari bikubiyemo ubuhanuzi buhambaye muri icyo gitabo cya Enoki, ndetse ngo igaruka rya Mesiya ryari riri mu gitabo cya Enoki. Si ibyo gusa, uko iyi si yacu izarangira n'ibizatuma irangira n'igihe izarangirira byasaga nabyo nk'ibikubiye muri icyo gitabo cya Enoki. Ndetse nanone bikavuga ko ngo amakuru menshi Enoki hari yazindwaga n'umumarayika bita Yuriyo. Uwo mumarayika akenshi ngira ngo abamarayika bavuga muri biriya bagiye baza ku isi murabazi, we ni nk'ubwa mbere ushobora kuba mwumvishije. Uwo mumarayika ngo yajyaga akorana na Enoki mu mbabarire bya hafi. Ndetse ngo bikavuga ko ngo kubera ubumenyi Enoki yakuraga mu ijuru, kuko yikozaga mu ijuru akaganira n'Imana akagaruka ku isi, bikaba bivugwa ko ibintu byinshi byari bikuye muri icyo gitabo. Impamvu tutabashije kukibona ari uko harimo ibintu cyane cyane bya nyabyo. None bibaza igitabo cyanditswe n'umuntu wigereye mu ijuru cyangwa wajya guhasura akagaruka, ngo bivuga ko icyo gitabo ariyo mpamvu ahanini tutigeze tubasha kukibona, cyari kirimo ibintu birenze ubumenyi bwacu. Bivuga ko ngo iki gitabo cyaje kuburirwa irengero, ndetse ngo iki gitabo cyongeye kugaragara mu mwaka w'1773. Kino gitabo cya Enoki ngo cyavumbuwe muri Ethiopia, nibwo icyo gitabo cyongeye kugaragara Ethiopia hano muri Afurika, nibwo bongeye kubona icyo gitabo.
mu 1773. Icyo gitabo bamaze kugitoragura bakabona ko ari igitabo cya Enoke, urumva cyari cyanditse mu rurimi rwa kera rwa mbere y'umwuzure bakoreshaga, bivuga ko ari icyaramaye. Bakavuga ko ngo icyo gitabo ngo cyajyanwe i Burayi mu bazungu, batangira kugikora ubushakashatsi bwimbitse, bagishyira mu kirimi cy'uyu munsi dushobora twese kuba rumva no kubanza kugikora mu rurimi rwa kera, bagenda bagitaraduiza bashyira mu kirimi cy'uyu munsi twumva, bagisome bagisemura, kugeza ubwo icyo gitabo ngo amahanga yose na biriya bihugu by'ibihangange byatangiye guhanga amaso kino gitabo kikatangira kuvugaho byinshi no gutera abantu benshi ubwoba guhera icyo gihe. Ese koko bino bintu koko byaba ari ukuri Imana ariyo yatumye iki gitabo tutakiboneka kiduhisha? Ese niki cyatuma Imana ihisha igitabo cyanditswe n'umuntu bivugwa ko Imana ari we yakundaga cyane kurusha abandi, yaba no muri ibyo bihe ndetse n'ubu munsi wa none bivugwa ko ngo ari umuntu wagendanye n'Imana? Ntago yasenze Imana gusa, yagendanye nayo, bivugwa ko yagendanye nayo. Nawe uyu munsi nkubwira ati mu bintu byose ukora uzasaba ujye wigendanira n'Imana aho ugiye, nta kintu cyakwataka, nta bibazo. Bari bahanda abantu baba kwataka ugasanga nibi bibazo bigarukiye. Uyu mugabo ngo bakibaza bati kubera iki Imana yaba yarahishe igitabo cy'umuntu Imana yakundaga cyane, yanijyaniye mu ijoro adapfuye. Ati ese ubundi kino gitabo nimba atari igitabo kuko nkuko bavuga ngo kitari gitunganye cyangwa se kitari gikwiye kujya muri Bibiliya, kubera iki mu gitabo kiri muri Bibiliya cyanditswe na Yuda, kubera iki yagarutse kuri Enoke avuga ku buzima bwa Enoke n'ukuntu Enoke yari umuntu mwiza? Mu gitabo cyanditswe na Yuda umurongo igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza ku 15, Yuda yavuze kuri Enoke mu gitabo cye, ariko ntabwo yigeze nanone agaruka ku byerekeranye n'igitabo cyanditswe na Enoke, nawe ntabwo yigeze akivugaho. Ndagira ngo aho ngaho murabizi muri Yuda 1:14 kugeza ku murongo wa 15 nibwo bavuga ati Enoke akaba wa karindwi uturutse kuri Adamu. Urumva ukuntu Enoke ari uwa kera cyane, ariko havuyeho Adamu abandi bantu bakomoka kuri Adamu babanje ku isi, ngo harimo babana be ba Gahini na Beri, kuza imbere gato undi muntu wa karindwi ukomoka kuri Adamu ni Enoke. Urumva ukuntu Enoke ari uwa kera cyane. Enoke ngajya gupfa yari yarahanuye aravuga ati, Enoke yarivugiye ati, ibyo byanditse muri Yuda ati, dore nguwo umukiza wacu araje, ndetse azazana n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bera cyangwa se by'abamarayika baje kuducira urubanza twese, kugira ngo abo icyaha kizafata bakoze ibikorwa bihabanye no gushaka kw'Imana, abo ngabo bose bagiye bavuga Imana nabi bakamera nkaho bari kwihakana, abo bose bazabihanirwa, abo bose barwanije Imana. Ayo ni amagambo yahanuwe na Enoke ameze nk'uri kutuburira ko Imana izaducira urubanza. Ibaza umuntu wabayeho ari uwa karindwi havuyeho Adamu, umva ukuntu ari uwa kera cyane. Uwo muntu nawe yahanuye ko Imana izazana n'ibihumbi n'ibihumbagiza bije kuducira urubanza rw'ibyo twakoze. Wenda ibyo tubyihorere aho, na hamwe mu mirongo cyangwa se mu bitabo byanditswe ejo bundi ahangaha biri muri Bibiliya bivuga kuri Enoke, ariko ntabwo bigeze bavuga ku gitabo cye. Bamuvuzeho nk'umuntu wari umuntu mwiza, umukozi w'Imana wagiye mu ijoro adapfuye, ariko kumva ntabwo bavuga n'ubuhanuzi bwe nk'ubu ngubu yavugaga ati Imana izaje guca urubanza, ariko ntawo bavuga ko Enoke yigeze kwandika igitabo. Gusa nanone ikindi kintu dushobora kwibaza, Yuda nimba yaranditse kino gitabo mu minsi ya vuba, ese Yuda yabwiwe n'iki iby'ubuhanuzi bwa Enoke kandi icyo gihe atarahari? Ngo nimba Enoke yarahanuye ngo Imana izaje kuducira urubanza hagashira imyaka ibihumbi n'ibihumbi, uwo Yuda wanditse kuri Enoke yabwiwe n'iki Enoke yahanuye kandi Enoke nta gitabo yigeze yandika? Ubwo nimba icyo gitabo ko cyanditswe na Yuda nk'uko na Bibiliya kenshi twese tugenda tubibona, ubwo uwo Yuda ibyerekeranywe n'ubuhanuzi bwahanuwe na Enoke yaba ari Imana yabumuhishuriye, nta handi bwa bwaravuye ubwo. Cyane ko na Yuda wanditse kuri Enoke atavuga ati wenda Enoke ngo yanditse aha n'aha yagize gutya, we avuga gusa ngo Enoke yarahanuye. Ibyo gusa, ntago avuga ngo yabisomye mu gitabo cya Enoke. Niyo mpamvu wenda benshi bavuga bati ubwo reka twakire ko atigeze abona igitabo cya Enoke atariho yabisomye, ahubwo ari hishurirwa yagize. Nanone ngo abakristo cyangwa se abakozi b'Imana bagiye babona iby'icyo gitabo cyangwa se inzobere zikavuga ko ngo mu myaka yagiye ikurikira abantu bose bizeraga Imana na nyuma y'urupfu rwa Yesu na mbere na Yesu ariho, ngo bari ibitabo bagenderagaho basomaga kandi byabaga ari ibitabo koko ubona ko birimo ubushake bw'Imana. Atari ko igitabo nanone cya Enoke bagerageje kumva ibikirimo n'ukuntu kimeze, abenshi bavuga ko icyo gitabo koko atari igitabo cyakagombye kuba ubwo kitagiye no muri Bibiliya, tudakwiye kugifata nk'igitabo kiri mu bushake bw'Imana. Ikindi nanone ngo bikemezwa ko icyo gitabo cya Enoke gikomeje kuvugwaho byinshi cyateje akavuyo, gishobora no kuba kitaranditswe na Enoke wa wundi tuzi wo muri Bibiliya. Bikavuga ko ahubwo ngo icyo gitabo gishobora kuba cyaranditswe n'umuntu washakaga kwiyitirira character ivugwa muri Bibiliya, wenda umuntu akaba yakwiyitirira Mariko wanditse Bibiliya, akaba yakwiyitirira ati bishobora ko ari umuntu ushobora kuba yaricaye agahimba ibintu akandika igitabo kirimo ayo makuru yose ashaka kwiyitirira Enoke wavuzwe muri Bibiliya.
utaratinze cyangwa se batigeze bapfa kumenya byinshi cyane kuri we. Survived the Gusa ukuri twebwe tuzi nk'abakristo cyangwa se byanditswe ngo muri za Bibiliya n'ahandi hose ngo bigaragaza ko nta kimenyetso gifatika kigaragaza ko Enoki kuko ari igitabo yasize. Zechariah and Elizabeth were Ati ngurukero nanone wamenyera ko uriya kiriya gitabo gishobora kuba koko kitaranditswe n'Imana, nuko ibitabo cyangwa se ngo cyandikwe ku bushake bw'Imana, nuko abantu benshi bagiye bandika ibitabo bino biri muri Bibiliya, bagiye bandika inkuru zivuga ku bantu, zivuga ibintu byabaye kandi bo batari bahari, bakabivuga bameze nk'aho bari bahibereye neza. Ibyo bintu mugenda mubisanga muri Bibiliya. Sinzi nimba mwari mwarigeze mubitekerezaho. Ibitabo byinshi byanditse muri Bibiliya, ababyanditse n'ukuntu baba bari kubara iyo nkuru ntago muri icyo gihe cyabo biba bari bahari. Oya. in the Gospel of Luke. Uzarebe nk'ivanjiri yanditswe na Luka. It is written that Zechariah and Elizabeth were right. Bivuga ko Elizabeth ndetse na Zakariya God. abatitwaye neza mu maso y'Imana, ariko se Luka yabimenye gute ko icyo gihe byabaye adahari? Byagenze biti? Bivuze ngo ni ihishurirwa yagize n'Imana yabimwereka gati yabayeho ibi nibi mu byandike bizajye mu gitabo cyanjye. Ibi nibi nabyo byarabaye, mbega ariyo mpamvu avuga ngo ni igitabo cy'Imana cyangwa se ni ijambo ry'Imana, nuko ari ijambo ryagiye rihishurirwa abanditsi aba bari bahari biba n'abatari bahari kugira ngo igitabo nk'icyo gikusanywe na n'uyu munsi tukigenderaho. Cyangwa se nanone mu ivanjiri ya Luka, ni gute Luka yari kumenya ibyo Yesu yagiye ku musozi gusenga ari wenyine, yari abasize baryamye n'agahinda Yesu yari afite, kandi Yesu bivuga ko ngo yiherereye akajya gusenga wenyine. Nimba yariherereye akajya gusenga wenyine, gute muri Bibiliya tubonamo ngo Yesu yasenze avuga aya magambo ngo iki gikombe kindenge ngo bigende gutya na gutya? Luka ajya kwandika iyo vanjiri, isengesho rya Yesu yaryumvishe gute ko Yesu yiherereye ngo avugane n'Imana ari babiri bonyine? Wenda yari kwandika ati Yesu yagiye gusenga, ariko ntabwo yari gupresa ngo avuge n'amagambo Yesu yasenze, kandi ntabwo yari ahari, ntabwo yari ari kumwe na Yesu. Bivuze ngo ibiri muri Bibiliya byinshi ni ubutumwa cyangwa se ni ijambo Imana ubwayo yagiye ihishurira abanditse Bibiliya. Ese nanone ngo ni gute bari kumenya Yesu ko banditse ngo muri iryo joro ari gusenga yari ari kubira ibyuya bivanze n'amaraso, ndetse ngo yari afite n'ubwoba bwinshi ngo haza umumarayika amera nk'umuhumurije? Ibyo byose bari kubimenya gute ba Luka, ba Potere Luka, kandi batari bari kumwe na Yesu? Ikindi nanone abakavuze ayo makuru bari kumwe na Yesu ari nazo ntumwa ze apana ba Luka, bo icyo gihe bari basinziriye muri iryo joro Yesu ajya gusenga, kuko Yesu ava gusenga muri iryo joro yaraje, nibwo yabwiye abigishwa arabwira ati mubyuke musinzira, mwageze ku kibintu nk'ibyo ngibyo murabyibuka. Ava gusenga yasanze bose basinziriye, bivuze ngo nabo ubwabo ntibazi ngo yasenze ibiki, ntibazi n'igihe yagendeye, ntibazi n'igihe yagarukiye. Wenda ngo bariho bavuga amakuru ngo Yesu yagiye gusenga ngasenga avuga aya magambo, bari basinziriye. Ahubwo ni ihishurirwa ryagiye rikorerwa bano bantu, Imana yo ubwayo ikabahishurira bano bagiye bandika bino bitabo by'isezerano rishya. Ibi byose ni ibigiye byanditse muri mu ivanjiri ya Luka cyangwa se n'abandi, ariko umuntu n'ubundi akwiye kujya yibaza akenshi ari gusoma akavuga ati ubundi koko bano bantu bagiye bamenya gute bino bintu ngo babyandike kandi batari bahari? Nanone bakatubwira bati iki gitabo nubwo gikomeje kuvugisha amahanga yose bavuga ngo igitabo cya Enoki, nkeka ko abantu benshi mudukurikiye kuri YouTube channel ntago ari ubwa mbere mwumvishe icyo gitabo cya Enoki. Wenda tuzagira umunsi wo kugisoma no kukinjiramo detail ku yindi kugira ngo mumenye ibyo bintu bikirimo neza akantu ku kandi. Ariko nanone bakatubwira bati icyo gitabo ndumva nk'abakristo mudakwiye kukizera nkaho ari igitabo cyakagombye kuba kiri muri Bibiliya ariko kikaba cyarakuwemo, ahubwo mukagifata nkaho atari igitabo cyakagombye kuba kirimo, kuko ibyo Imana yashatse kuduhishurira ibinyujije no mu mwuka wera no mu ihishurirwa ryakorewe abantu banditse igitabo cy'Imana aricyo twita Bibiliya, byatugereyeho igihe. Iyo ibishaka rero nakira cyari kutugeraho nuko Imana yabonaga ko kitadukwiriye cyangwa se atari nayo yagihumetse cyane, ko ngo igitabo nk'icyo ngicyo ngo kugisoma ngo ni ibituma ari bya bindi abantu usanga bastangiye kwizerera muri siyanse gusa, kwizera iby'amateka, ibyaba abantu bagiye bacukura, bagenda bacukura bakagenda bazana ibintu bya kera, ugasanga mutangiye kuba mwabihuza no guhakana Imana muvuga ati bihabanye n'ukundi kuri twari tuzi kuri muri Bibiliya. Cyane ko nanone ibitabo bitigeze bica hanya aho ngo tubibone, ushobora gusanga n'ubundi ari ibitabo bishobora kuba ari bishaka kutuyobya gusa ngo bidukure mu nzira twari tu. Nanone bakavuga ko ngo abantu benshi bakunze kuvuga kuri iki gitabo cya Enoki ari abantu usanga batarigeze binjira no mu bintu by'Imana cyane, cyangwa basome Bibiliya neza bamenye kandi bayisome bayobowe n'umwuka, ngo ariyo mpamvu nanone abo bantu ushobora kubyinjiramo ugashiduka bakuyobeje, mu gihe Yesu Kristo ngo yatubwiye ngo nitumenya ngo ukuri niko kuzatubatura. Reka ngo dukomeze twizirike ku kuri kwa nyako, ariko kuvugwa muri Bibiliya ibitabo nk'ibyo ngibyo bakomeza bavuga ntitugapfe kuhita tubihubukira. Gusa nanone abenshi bakibaza bati iki gitabo cya Enoki ko n'ibindi bitabo byinshi atari cyo cyonyine cyakuwe muri Bibiliya, ubundi bino bintu byagenze bite kugira ngo hatoranwe ibitabo bijye muri Bibiliya n'ibitajya muri Bibiliya? Ibitabo bijya gutoranywa bijya muri Bibiliya ni inama yateranye. Iyo nama yateranye
yari yobowe n'umwami w'abami, akaba umwami w'umuromani bitaga Constantine, akaba umwami w'abaromani. Niwe wari uyoboye inama yahisemo ibitabo bijya muri Bibiliya. Kandi abaromani wibuke ko bari abapagani imbere, batemeraga ntabwo bemeraga ubukristo, bari baragiye no gukoloniza muri za Isiraheli, ntabwo bemeraga ibyo bintu. Ibyo byabaye nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo, ubwo iyo nama yabaga ahitwa Niseya cyangwa se Nikaya mu mwaka wa 325. Nibwo ibitabo bimwe na bimwe byagiye bikurwamo, bakavuga ati dufate ibi ngibi ari byo bizajya muri Bibiliya, bino harimo itundi tutazi ntabwo bikwiye kujya muri Bibiliya. Ariko ibyo byose byari biyobowe n'umwami w'abami w'abaromani Constantine. Ntabwo ari ukuvuga ngo byakozwe wenda n'indi ntumwa cyangwa icyoya n'uwo bikoze. Ariyo mpamvu rero abantu bavuga ati ko n'ubundi umwami w'abami w'abaromani mbere atarahinduka yari umupagani. Ubundi kubera iki twakwizera ko ibitabo kuko yashyize muri Bibiliya ari byo byakagombye kuba byaragiyemo? Ibyo bikavugwa n'abahakanyi. Gusa none tukavuga tuti ntago Imana yatuma igitabo cyayo n'ubundi wabona ari nayo yabahuhiyemo cyangwa se ikabakoramo kugira ngo bahitemo ibitabo bya nyabyo ari byo n'uyu munsi tugenderaho. Ibyo byavuyemo tukaba twabyirengagiza, tutitaye ngo ababihisemo ni bande babihitiyemo iki. Tukemera ko Imana ubwo nyine yaduhitiyemo ibitabo bya nyabyo ari byo biri muri Bibiliya twakagombye kuba tugenderaho tunasoma. With the word of God. Gusa ntabwo birangiriye hano, nagira ngo duse nk'abagira ubumenyi buke kuri iki gitabo kivugwa cya Enoke. Iki gitabo cyose ndashaka kubakuriramo amakuru yose y'ingenzi avugwamo, tukagenda tukagisoma n'ubundi hari ikindi gitabo cyanditswe n'abandi wenda kitari buze kubangamira imyizerere yacu. Ubwo bumenyi bwose burimo bivuga ngo n'ubwasizwe na Enoke, tukamenya ibyo ari byo. Cyane ko ari igitabo cyatoraguye mu 1773 hano hirya muri Ethiopia, mu gihugu cya hano hafi muri Afurika yacu. Reka mubwire ngo mwibuke gukora subscribe, ngira ngo byibura mufite akanosi y'ubu ngubu ku gitabo cya Enoke gikomeje kugenda kivugwa hirya no hino, tuzakinjiramo ubutaha twitonze. Ciao ciao.